Itangiriro ryo kuramukwa. Matayo 24:8. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubuyobe nicyo kimenyetso kiruta ibindi cyo mu minsi y'imperuka. Kwaduka kw'inyigisho nyinshi z'ibinyoma ni ikimenyetso simusiga kw'iherezo ry'isi riri hafi. Ariko si byo gusa, uretse ubuyobe no kwita Kristo, hari ibindi byinshi bizabaho. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Matayo 24:6-8. Iyo umubyeyi aramukwa aba yenda kubyara umwana. Atangira ababara buke, ariko ibise bikagenda byongera kurushaho kugeza ubwo umwana avutse. Mbere y'uko itorero rya Kristo riva mu isi, iyo mibabaro umwami Yesu yavuze izabaho kandi ikomeze kwiyongeranya kugeza ubwo umwami azatwara abe nk'uko yasezeranye. Ibyo yavuze muri aya magambo ni ibintu byari bisanzwe bibaho no kuva kera. Intambara, impuha z'intambara, inzara, ibishyitsi, ibyorezo by'indwara n'ibindi, si uko ari bizaduka mu minsi y'imperuka kuko byagiye bibaho no kuva kera. Umwihariko w'iby'iminsi y'imperuka ni uko bizaza atari ibikora ku gace runaka k'isi gusa, ahubwo bizaba ari ibibazo by'isi yose. Yesu yabyise itangiriro ryo kuramukwa kuko hazaba hari ibindi bikomeye biri imbere kugeza ubwo hazabaho umubaro utarigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi, kandi byose bishyira ku kuzamurwa kw'itorero. Matayo 24:21. Bitewe n'uko ari ibintu bisanzwe bibaho, benshi ntibazamenya ko ari ibimenyetso bishyira kugaruka k'umwami Yesu. Daniel yabwiwe ko amagambo y'ubuhanuzi bw'iby'iminsi y'imperuka ababi batazayamenya, kandi ko bazakomeza gukora ibibi, ariko ko abanyabwenge bazayamenya. Daniel 12:10. Imwe mu mpamvu zizatera ibyo byago byo mu minsi y'imperuka ni ugukiranirwa kuzaba kugwiriye mu isi. Ijambo ry'Imana ritubwira ko gukiranirwa kw'abantu kuzana ibyago birimo inzara n'ibindi. Ahindura imigezi ubutayu, n'amasoko yahindura inkamira. Igihugu cyera gihindura ubutaka bw'umunyu kubw'ibyaha by'abahatuye. Zaburi 107:33-34. Nk'uko icyaha aricyo cyazanye ibibazo byose biri mu isi, niko no kugwira ko kugomera Imana kuzazanira isi akaga, nubwo benshi batazabimenya. Tugeze mu gihe gukiranirwa kugenda gukabya, ibyaha bya hamwe mu isi bikarushaho gukwira n'ahandi binyuze mu nzira z'ikoranabuhanga n'izindi. Ibyaha byari amahano n'ibizira mu gihe cyashize nk'ubutinganyi n'ibindi, bigenda bigwira n'imbaraga mu mahanga ndetse bigaterwa inkunga n'abakomeye bo mu isi. Ibyo byose bigenda bigwiza gukiranirwa ko bari mu isi, bikazana akaga n'urubanza ku bayituye. Igihe kiri kuza ubwo isi ubwayo itazabasha kwihanganira gukiranirwa ko bayituye. Abisirayeli bava muri Egiputa babwiye ko igihugu bahawe kizabaruka nibiha gukora ibizira nk'ibyo Imana yakirukanyemo bakoraga. Kuko ibyo bizira byose bene icyo gihugu bakoze batuyemo mbere yanyu, icyo gihugu kikaba cyanduye. Ntimuzabikore kugira ngo icyo gihugu kitazabaruka namwe nimucyanduza nk'uko kirutse ishyanga ryatuyemo mbere yanyu. Abalewi 18:27-28. Ibyaremwe byose byaremwe n'Imana yera kandi ikiranuka. Niyo mpamvu gukiranuka ariko kubihesha kugubwa neza. Gukiranirwa nako rero kuzana umuvumo n'ibyago ku byaremwe byose. Nicyo gituma uko kurushaho kugwira, ariko n'imibabaro n'akaga bizarushaho kuza mu isi. Iminsi y'imperuka izaba nk'iminsi ya Nowa ndetse n'iya Loti Sodomu. Muri ibyo bihe byose gukiranirwa kwaragwiriye kugeza ubwo Imana yarimbuye abantu yaremye n'ibyatsi n'amatungo. Ni iminsi izagwiramo gukiranirwa cyane kuremerera isi kandi kuyizanamo ibyago byinshi. Muri ibyo byose ariko Uwiteka niwe buhungiro bw'amwiringira. Niyo mpamvu muri uwo mwijima w'icuraburindi umucyo we ntuzabura kurasira intore ze. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Yesaya 60:2. Dusenge. Mwami Yesu, mpa kugendera mu gukiranuka, mpesha umugisha abo waremye n'ibyo waremye, kandi ukomeze abera mu bihe bikomeye by'imperuka, mu izina ryawe Yesu. Amen.